Igihugu cy'u Burundi mu mazi abira, igihugu cy'u Burundi mu bibazo bigiye bitandukanye. Nakomeje kuraranganya amaso ahantu hose nsanga mu by'ukuri abantu bari kubivuga mu buryo bugiye butandukanye, ariko ikigaragara nuko igihugu cy'u Burundi ntabwo kimerewe neza. Abakunda gusenga ni mu gisengere cyane, mu gishyire imbere y'Imana, kubera yuko iminsi aho igeze irimo iragaragaza ikindi kintu gishobora kuza gutoboka. Hanyuma abahanuzi benshi barahanura baravuga bati Uburundi ni mu busengere cyane. Igihugu Imana ikunda kuvuga ngo abantu basengere, buriya nicyo gihugu kiba gifite, ni igihugu Imana iba ifite ku mutima. Reka bariko tubivuga cyangwa se abariko tubyita, ariko abantu nibarangara ntibasenge. Igisenzi, nimvuga igisenzi ubwo ni mu Kirundi, kandi abumva ikinyarwanda baraza kumva groupe y'amasengesho. Igisenzi ni kiba amaso kigasenga, kiraza kuza kumva amakuru y'ijuru, cyangwa se ijuru riraza gutangaza ibindi bintu bigiye bitandukanye. Muririmbyi yuzuye umwuka wera araririmba aravuga ngo hahirwa abasengera mu kuri no mu mwuka. Hahirwa abasengera mu kuri no mu mwuka, kuko abo ngabo nibo bazabona Imana. Ntabwo yigeze avuga ngo hahiriwe abasengera mu mubiri, nta nubwo yigeze avuga ngo hahiriwe abasengera mu ishyari, ntabwo yigeze avuga ngo hahirwa abasengera mu byaha, ntabwo yigeze avuga ngo hahirwa abasenga ku munwa gusa, ahubwo yaravuze ngo hahirwa abasengera mu kuri no mu mwuka, kuko igihe nikigera bazabona ubugingo. Iki ni igihe cyo kugira ngo basenge mu kuri no mu mwuka. Maze ngo Yesu agera ku musozi umwe, arangije aravuga ngo nimube musigaye gatoya. Asiga abigishwa be, aba basize gatoya, ngo yigira imbere. Amaze kwegera imbere ngo arasenga. Ubwo yari ku gashyamba k'i Getsemani, ngo asenga abira ibyuya bivanze n'amaraso. Ariko ibyanditswe biratugaragariza ko yasenze kubera ko yaramaze kubona ibyenda kuba, yaramaze kubona ko ari ibintu bishobora kuza guhitana ubuzima bwe, kandi mwibuke neza ariyo finali y'ubuzima bwe. Arangije abwira Uwiteka aravuga ngo data unyemerere iki gikombe kindenge. Aratakamba cyane, ariko yari yabanje kwegezayo abigishwa kugira ngo bataza kumudobereza, bataza kuza gutuma ataza kwinjira mu buryo bw'umwuka mu buryo buhagije. Ndagira ngo murabizi ko mu bigishwa be harimo n'abari bari mu mubiri ba Petero, murabizi bagendanaga inkota bavuga bati nta buri buze kugukoraho. Bari biteguye kurwana urugamba mu buryo bw'umubiri, ariko Yesu we yari ari mu rugamba mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu ngo yarabasize arangije aragenda, kuko yabonaga ko batari buze kuza kuba kumwe nawe mu buryo bw'umwuka. Hanyuma amaze gusenga ngo agarutse asanga bose basinziriye. Arangije aravuga ngo mwoye gusinzira, mukanguke musenge Imana mutaza kujya mu moshya. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yasinziriye ibimurasa biba byinshi, ibimuhagurukiye biba byinshi, ibimurwanya biba byinshi. Ariko Yesu uyu munsi arimo aravuga ikintu gikomeye. Aravuze ngo mukanguke, abasenzi mwese mukanguke, abarongozi mwese mukanguke, abanyamashengero mwese mukanguke, abashumba mwese mukanguke, abarokore mwese mukanguke, abavugabutumwa mwese mukanguke, abahanuzi mwese mukanguke, abashumba mwese mukanguke, abarimu mwese mukanguke, abamenye Imana mwese mukanguke, abazi ibanga ryo gusenga mwese mukanguke. Abantu barasinziriye mu gihe kitari cyo gusinzira, abantu baryamiriye mu gihe kitari cyo kuryama, abantu bacitse intege mu gihe kitari cyo gucika intege.
niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mukanguke ntimuze kunanirwa kuntegereza akanya gato, nuko yari yabonye ko hari ibiza kuza bikaza kubarwanya bikabashobora. Yari yabonye ko hari ibyaza kubatera bikaza kubajyana mu ntege nkeya. Yari yabonye ko hari ibyaza kubahagurukira bikaza kubambura n'ibyo bari bafite. Arangije ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo mukanguke musenge mutajya mu moshya. Uyu munsi reka mbabwire, umunyabwenge yagakwiye gukanguka, kuko amoshya ya Satani ni menshi. Hari abari kujyana mu busambanyi, hari abari kujyana mu bujura, hari abari kujyana mu bwicanyi, hari abari kujyana mu burozi, hari abari kujyana mu bugambanyi. Satani ari gukoresha abantu imirimo itandukanye. Satani ari kutwaza abantu igitugu. Satani ari kujyana abantu mu buryo batari biteguye. Satani ari kubacisha mu nzira zitandukanye. Uyu munsi ijwi ry'Imana rivuganye nanjye ngo mbatangarize iri tangazo ngo yewe usinziriye we kanguka, kubera yuko nudakanguka ushobora kuraswa, kandi niwaraswa amasezerano aracikira. Intege nkeya, icyo niwumva bavuze ngo intege nkeya, ubundi ni ukujya nyine mu byaha ugatandukira imirimo myiza wakoraga imbere y'Imana, ugatandukira kugendana n'Imana. Ugasanga umuntu yagendanaga n'Imana agakorana n'Imana, ugasanga umuntu yizeraga Imana, ugasanga umuntu yiringiraga Imana, ugasanga umuntu yakoraga imirimo yo gukiranuka, ugasanga umuntu yabaga mu buntu bw'Imana, ariko akagera ku rwego rwo kwiringira imiti, ariko akaba ageze mu rwego rwo kwiringira abapfumu, ariko akaba ageze mu rwego rwo kwirirwa yahira ibyatsi ngo ahereze umugabo we kugira ngo bumvikane, nk'aho ari ibyatsi by'ingurube ari kwahira. Reka nkubwire, kanguka kuko warasinziriye, kandi numara gukanguka umwami Yesu Kristo arakurasira, kandi numara gukanguka uraza kubona ubutabazi bw'Imana. Yarababwiye ngo mukanguke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Imana yitegereza ahazaza, Imana yitegereza imigambi ikorwa nijoro, Imana yitegereza abaterana kukurwanya, Imana yitegereza ibyaguteye, Imana yitegereza ibyaguhagurukiye. Niyo mpamvu uyu munsi itanze itangazo ngo kanguka utajya mu moshya, kanguka utaza kubura uburyo urwana. Impamvu Imana igukanguye ni ukugira ngo utaza kurwana mu mubiri. Abana b'Imana yo batewe nibwo bibuka kujya gusenga, abana b'Imana yo bari mu bigeragezo nibwo bibuka kujya kubaza Imana. Abana b'Imana yo bamaze guhagurukirwa, babona impande zose bamaze kugotwa. Mujye mwibuka cyane ubwoko bw'Imana ubwo bari bakuye mu munyagwa mu Egiputa, bari bakuyeho bakoreshwaga uburetwa, bari bakuye ahantu habi cyane. Muribuka cyane uko Imana yateguye mishoni, itegura mishoni yo kubakura hariya mu Egiputa, maze ngo yohereze umugaragu wayo Mose. Uko byagenze murakuzi sinabitondobora. Icyo nzi nuko bafashe inzira bagenda, ariko Farawo n'ingabo ze barabakurikira. Bafashe inzira bagenda, ariko ingabo n'inziga ku magare zirabakurikira, kuko nawe hari inzira watangiye. Reka nkubwire, hari igihe warahagurutse uciye mu nzira ukajya mu nzira yo gushaka imibereho, ndakumenyesha ko ingabo za Shitani zagukurikiye ugahagurukira mu nzira yo kugira ngo utere imbere. Ingabo za Satani nazo zarahagurutse, kuko iteka ryose zihora zirwanya abana b'Imana. Ugahagurukira mu nzira zo kugira ngo wibesheho, abanyeshyari bakakurwanya, abagambanyi bakaguhagurukira, abagome bakaguhagurukira, bose bakakwirukanka inyuma. Ariko Abisirayeli bamenye amakuru, Imana ishimwe cyane, bamenye ko hari ingabo ziri kubirukanka inyuma. Ngo barangije babaza Imana, Uwiteka arababwira ngo nimukomeze iyo nzira. Menya ikiza cyo kubana n'Imana mu mwuka, ngo bakomeze inzira, maze ngo bageze imbere ngo bakubitana n'inyanja itukura. Mwene data komera cyane, nubwo ugeze ku nyanja itukura Imana yakuramo inzira. Nubwo ugeze ku nyanja itukura nta hantu Imana itakurengera. Nubwo ugeze ku nyanja itukura nta hantu Imana itagutabarira. Nubwo ugeze ku nyanja itukura nta hantu Imana itaca inzira. Nubwo ugeze ku nyanja itukura nta na hamwe Imana itarengera ubugingo bwawe. Maze ngo barangije baravuga ngo uru rugendo ni urw'Imana, kuko mbere y'uko duhaguruka twari twavuganye n'Imana ngo bigira inama yo kubaza Imana. Baravuga ngo kiyongozi mwenyewe. Barangije babwira Mose
baramubwira muti ngaho tubariza Imana, dore turabona dushize dupfuye, dore turabona ubuzima bwacu burangiye. Ariko reka nkubwire ngo aho abantu babona ko ugiye gupfira niho Imana igukiriza, aho abantu babona ko ugiye kurangirira niho Imana ikongerera iminsi yo kubaho, aho abantu babona ko bigucanze niho Imana ije kugusobanura. Barangije batakambira Mose, baramubwira ngo duhamagarire Imana. Mose arangije ahamagara Imana, amaze guhamagara Imana, Imana iramubwira ngo mwana wanjye, ni igiki ufite mu ntoki zawe? Reka nkwibutse ko ukwiye kugendana ijambo, ukagendana ijambo ryahindura ubuzima. Reka nkwibutse ko ukwiye kugendera ku ijambo ritandukanye n'iry'abandi. Ugomba kuba ufite isezerano ry'Imana, ukaba uzi neza ko uzagera mu bikomeye, ugatabaza Imana ikakurinda. Arangije abwira Imana ngo mfite inkoni. Reka mbabwire ko iriya nkoni isobanura byinshi. Reka mbabwire ko iriya nkoni ari ukwizera. Reka mbabwire ko iriya nkoni ari imbaraga z'Imana. Reka mbabwire ko iriya nkoni hari ijambo ryahumetswe n'Imana. Imana irangije iramubwira ngo irambure hejuru y'inyanja. Ako kanya ngo irambure hejuru y'inyanja. Kurambura inkoni hejuru y'inyanja ni uguhaguruka ugasengera mu kwizera. Kurambura inkoni hejuru y'inyanja ni uguhaguruka mu kuri no mu mwuka. Arangije arambura hejuru y'inyanja, ngo akimara kurambura hejuru y'inyanja, ngo ako kanya inyanja icikamo kabiri, ngo babona ahantu hose harumutse. Abisirayeli bahita bibwiriza, ngo ako kanya bakomeza inzira yabo. Batungurwa nuko bageze hagati mu nyanja, ngo barebe inyuma, babona Farawo n'ingabo ze babakurikiye, babona inziga ku marware zabakurikiye. Ariko reka nkubwize ukuri, iyo Imana ije gutabara, hari ibyo ikomantaza imitima kugira ngo ibimarire mu nyanja, bigwe mu rwobo byari byagucukuriye. Iyo Imana ije gutabara, hari ukuntu ijya ibigenza, ikaziba amatwi ya benshi ntibumve. Ako kanya ngo bamaze kujabuka, batungurwa nuko izo ngabo zabakurikiye zari zishatse kugenda nkabo, nkuko bajya bakwitiranya bakavuga ngo urwara nkabo, nkuko bakwitiranya bakavuga ngo urya nkabo, nkuko bakwitiranya bakavuga ngo usonza nkabo. Ariko mu by'ukuri reka nkubwire, ufite itandukaniro. Hari icyo Abayuda barusha abandi, kuko bafite ibyasezeranijwe. Ngo bakimara kujabuka inyanja, bageze hakurya, ngo barangije barebye inyuma, babona za ngabo zabakurikiye. Batiye baba turapfuye turashize, batiye baba tukatubayeho. Barangije bahamagara Imana. Ariko reka nkubwire ngo icyo Imana iguhamagariye ni ukugukiza, si ukukwica. Icyo Imana iguhamagariye ni ukugutabara, si ukugukoza isoni. Icyo Imana iguhamagariye ni ukukurengera, si ukukumwaza. Ngo ako kanya bagihamagara Imana, ngo inyanja ihita irabamira, ihita imira za ngabo za Farawo zaje zibakurikiye. Ariko bari bamaze kugera hakurya, icyakurikiyeho no kuzura umwuka wera. Ngo ako kanya Miriyamu ngo ahita yuzura umwuka wera, araririmba ashize amanga ati Farawo n'ingabo ze zose n'inziga ku magare bashiriye mu nyanja, ubwoko bw'Imana turambutse. Ishimira Uwiteka agiye kukwambutsa, ishimira Uwiteka agiye kukurengera, ishimira Uwiteka agufashe ukuboko, ishimira Uwiteka aragutabaye, ishimira Uwiteka niwe murengezi wawe. Ngo bakomeze urwo rugendo rwo mu butayu. Reka nkubwire ngo ntaho wagera utari kumwe n'Imana yaguhamagaye, ntacyo wageraho utari kumwe n'uburinzi bw'Imana, kuko Satani afite abambari benshi, akoresha benshi kandi muturanye, akoresha benshi kandi mukorana, akoresha benshi kandi muziranye. Satani ntabwo ajya yigendera, ajya agira icyo ahagararaho, byahagarara no ku miryango yawe, barangiza bakakudindiza mu iterambere. Ariko reka nkubwire ko mu ijuru dufite ubutabazi, mu ijuru dufite Imana itabara, mu ijuru dufite Imana ikora, mu ijuru dufite Imana irenganura, mu ijuru dufite Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Icyo nkwifurije ni ugukiranuka, ibindi biyirekeye. Icyo nkwifurije ni ukureka ibyaha, ibindi ukabirekera Imana. Icyo nkwifurije ni ukugira urukundo, ibindi ukabirekera Imana. Icyo nkwifurije ni ukuva mu byaha, ibindi ukabirekera Imana, kuko Imana nayo kugira ngo igutabare igira ikiheraho, yarangiza igatabara ubugingo bwawe, ikabukura mu kaga, abantu bose babireba, ikabukura mu rwobo rw'intare, abantu bose babireba. Uwiteka Imana kurengere, Uwiteka Imana gutabare cyane, acira uburinzi bwana mu izina rya Yesu.